akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Abadukurikiye mwese turabasuhuje kandi tubaha ikaze muri iki kiganiro, tunabifurije amahoro y'Imana rurema. Nge turi kumwe tuganira muri uyu mwanya nitwa NIRERE Abel, tukaba tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana, insanganyamatsiko itubwira ngo inzira ebyiri, inzira ifunganye n'inzira ngari. Rero mbere y'uko turambura ijambo ry'Imana ngo dusome, reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, dupfukamye imbere y'ubwiza bwawe muri aya masaha, tugushimiye ko waduhaye kurama, tugushimiye ko tugejeje mu mwanya wo kwiga ijambo ryawe. Wadukoreye ibyiza byinshi, natwe turagushimye, izina ryawe rihimbazwe. Tugusabye ngo uze tube bugufi, utwigishe, udusobanurire kugira ngo tumenye inzira ngari, tuyirinde, tumenye inzira ifunganye, tuyigenderemo. Uzabidufashemo, nugaruka tuzaraga ubugingo mu izina rya Yesu, amen. Noneho tugiye kurebera hamwe nk'uko twari tumaze kubivugana, reka turebere hamwe ijambo inzira ifunganye n'inzira ngari. Ni amagambo Yesu ubwe yivugiye mu gitabo muri Matayo 7 umurongo n'uwa 13. Yesu yahavuze aya magambo avuga ati munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu ku kurimbuka akaba ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Yesu yerekanye ko hari irembo rigari kandi ko ari inzira ijyana abantu ku kurimbuka, kandi yerekana ko abayinyuramo ni benshi. Ubwo bivuze ngo iryo rembo abazarinyuramo bazarimbuka ni benshi cyane. Rero ubwo tugiye kurebera hamwe kugira ngo nge nawe twirinde kuzanyura muri iyo nzira ngari inyurwamo na benshi kandi berekeje ahantu habi bashobora kurimbuka. Maze aravuga ati ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana abantu mu bugingo, iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Inzira ijyana abantu ku kurimbuka ni irembo rigari, kandi iryo rembo abarinyuramo ni benshi, kandi aho berekeza ni ku kurimbuka. Rero wowe unyumva mu by'ukuri ukwiriye kuzirikana ukamenya ko iki gihe turimo turi muri ubu buzima tugihumeka dukora imirimo yacu, aha niho dukorera umwitozo uzatugeza ku maherezo meza cyangwa mabi. Rero inzira ngari ni inzira abantu cyangwa n'ubuzima abantu babamo ariko buzabageza ku kurimbuka. Rero Yesu aravuze ati iryo rembo ni rigari kandi abazarinyuramo ni benshi, kandi amaherezo yabo ni ukurimbuka. Hakabaho n'indi nzira ya kabiri, irembo rifunganye kandi abarinyuramo ni bake, kandi niryo rizabageza ku bugingo. Ubwo rero nakwifuriza ko wazaba muri bake bazasozereza mu kubona ubugingo buhoraho. Muri Luka 13 naho reka tugerageze turebe icyo Bibiliya ivuga kuri izi nzira, kuko ni byiza ko abantu bagira iyobokamana ariko rifite icyerekezo ritarimwo kwibeshya, umuntu agakora ibintu abizi maze akayoboka ibizamugeza ku maherezo meza. Igice ni cya 13 Luka umurongo wa 22 haravuze ngo ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha ari mu nzira i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati databuja, mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ariko ntibabibashe. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti mwami dukingurire, azabasubiza ati simbazi, sinzi naho mwaturutse. Yesu yerekanye ko igihe abantu bazaba bamaze kugera ku maherezo yabo, imbabazi zibarangiriyeho,
bazatangira kuvuga bati mwami dukingurire ubwo aya n'amatakirangoyi, maze ngo nawe azabasubiza ati njyewe ntabwo mbazi, sinzi naho mwaturutse. Birababaje rero kuzaba umuntu yaramenye ko Imana ibaho, akamenya ko ikwiriye gusengwa, akamenya ko ikwiriye kubahwa, maze n'ibyo asabwa akabimenya neza, maze yarangiza akarangara akazabarwa mu mugabane w'abantu bazaca mu nzira ngari, aho ijambo ry'Imana ritubwiye ko bazatangira kuvuga ngo mwami dukingurire, akabazubiza ati njye simbazi, sinzi naho mwaturutse. Nibwo bazavuga bati kandi twariraga imbere yawe, tukanywera imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Aha haratwereka ko aba bantu ntabwo ari abapagani, ahubwo bari abantu bajya gusenga. Bo ubwabo bivugiye ko Yesu yigishirije mu nzira z'iwabo, ndetse ko bariraga imbere ye, ubwo aho ni mu materaniro. Maze ariko azababwira ati sinzi aho muturutse, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ubwo bajyaga gusenga ariko nabo bakora ibibi nk'abandi bose batazi Imana. Maze arababwira ati aho mwaturutse simpazi. Si uko Yesu atazi abantu bari mu isi, yewe n'abapagani bariho ku bw'Imana, ahubwo ni uko bishyize ku mugabane w'abantu Yesu azi ko abavuga ko ari abe arabazi, abakora nk'uko ashaka arabazi, ariko aba bagiye kwivanga mu itsinda ritari iryabo. Babayeho ari inkozi z'ibibi, ariko bashaka kwibara mu bantu beza. Yesu arabwira ati rero mu beza ntimurimo simbazi muri iri tsinda, nimumve imbere kuko mwe muri inkozi z'ibibi. Noneho abari mu nzira ngari byumvikane ko ari abantu b'inkozi z'ibibi, abari mu nzira ifunganye ni abari mu nzira nziza. Noneho arakomeza arabwira ati aho niho bazarira bakahekenyera amenyo, mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba muhagaze hanze. Hazabaho abazava iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi, bicare basangirire mu bwami bw'Imana. Kandi rero hazabaho ab'inyuma bamwe bazaba ab'imbere, n'ab'imbere bamwe bazaba ab'inyuma. Byumvikane ko hari igihe umuntu ashobora kuba ari mu by'Imana, igihe runaka cyagera akazacogora akabivamo, maze ahubwo hakaba hari n'abandi baba bari mu bupagani bazagira amahirwe bakihana, maze uwarangaye bakamusimbura. Ubwo nibyo Yesu avuze ati hari abantu bamwe bashobora kuba bari mu myanya y'imbere, ariko igihe cyazagera bakazajya inyuma, ahubwo akaba n'abandi bari inyuma bakazajya imbere. Ubwo rero ntabwo ushobora kwibwira yuko uzazira igihe ushakiye, ahubwo umuntu wese akibimenya ko bizaba, akwiriye gufata umwanya we neza, akabarwa mu beza, ntabarwe muri benshi bazitwa inkozi z'ibibi. Ngaho dusubiye muri Matayo igice cya 7 nk'uko twari twahasomye, reka twongere dusome uyu murongo wa 21 waho. Haratubwira aya magambo hati Yesu yashatse gusobanura neza ngo amenyekanishe abari mu nzira ngari n'abari mu nzira ifunganye. Aravuga ati, umurongo 21 wa Matayo 7, aravuga ati umuntu wese umbwira ngo mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Mu bantu bavuga ko basenga barimo amatsinda atandukanye. Hari abavuga Imana gusa ariko badashaka gusa nuko ishaka, ahubwo bakabigira umurato. Bamwe babigize ubucuruzi, babigira imibereho, bashinga amadini, bayashakamo amafaranga, akaba ari bizinesi, ari imibereho y'ubucuruzi yo kwibeshaho n'imiryango yabo bakikungahaza. Abo barahari. Hari abayoboke nabo babaye nk'impumyi, bayoboka ibintu batazi, maze bakora ibyo Imana itabasabye, baba imbata z'abandi, maze bagira imico mibi bitewe n'uko batamenye imico myiza Imana ibasaba. Hari n'abandi nabo bamenye ukuri bakugenderamo, batayobejwe, bahagaze mu kuri nyako, ariko uko kuri ntigukorera mu mitima yabo, bakamenya ibyo Imana ishaka ariko ntibabikore. Abo bose Yesu aravuze ati abavuga ngo mwami mwami, ubwo nabajya gusenga, abasenga bose mu izina rya Yesu, abasenga mu izina ry'Imana bose, ntabwo ariko bose Imana izaterura ngo ijyane mu ijuru, ahubwo abazajyayo ngo nabajya bakora iby'Imana ishaka. Yesu niko avuze ati nabakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Rero nta kwibeshya kurimo. Niba ushaka kujya mu ijuru, uzajya ubaririza iby'Imana ishaka ari byo ukora. Niba ugiye kwambara, reba ambara uko Imana yavuze. Nujya kurya, urye ukurikije amategeko Imana yashyizeho. Nujya kunywa, unywe ukurikije amategeko Imana yashyizeho.
nujya gukora n'ikindi kintu cyose ujye ukorera byose guhimbaza Imana. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo kuba mu nzira ifunganye izasozereza ku bugingo buhoraho. Naho gukora ibyo ushaka ukifata uko ushaka ariko ukitwa umuntu usenga ukitirirwa Imana na Yesu, ibi ntabwo byabasha kugukiza, kuko Yesu aravuze ati abavuga ngo mwami mwami ntabwo aribo bazajya mu ijuru keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Noneho aravuga ati benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwigishaga mu izina ryawe, ntitwirukanye abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberura nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Abantu benshi bazaburana bavuga ngo twirukanye abadayimoni mu izina rya Yesu, twakoze ibitangaza byinshi mu izina rya Yesu, twaragukoreye. Ngo Yesu azababwira ngo njyewe simbazi, sinzi n'aho mwaturutse. Rero buri muntu wese arararikirwa kugira ngo agendere mu nzira yatuma aba umuntu w'Imana, akabarwa mu nzira ifunganye. Ubwo iyo nzira kwitwa inzira ifunganye ni uko ari inzira umuntu anyuramo, ntanyuremo uko ashaka. Ibyo ushaka ibyo ukunda ari mu mirire, kubera ko Imana ifite amategeko yashyizeho, ubwo ntabwo uzabyinjirana mu iyobokamana, ahubwo bizagusaba ngo ubikure mu mico yawe ubone winjire. Nk'uko ushobora kuba winjira mu muryango w'inzu runaka ugasanga hari ibintu ufite, hari imitwaro ufite itakwemerera kuyinjirana muri iyo nzu, bikaba byagusaba ngo ubanze uyishyire hasi ubone winjire. Ni nako no mu bwami bw'Imana hari ibintu dusabwa kureka kugira ngo twemererwe kwinjira muri iryo rembo cyangwa muri iyo nzira. Kugira ngo ube umukristo nyakuri hari ingeso usabwa kureka, hari imirire usabwa kureka, hari iminywere usabwa kureka, hari imyambarire usabwa kureka, hari imico ikurimo wowe ubwawe idaturuka hanze, ikurimo yakavukire, y'akamenyero wamenyereye mu burezi wahawe. Ibyo byose urasabwa kwitoza kubivamo kugira ngo wemererwe kwinjira mu nzira ifunganye. Mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya 2 uhereye ku murongo wa 17 naho haratubwira ngo ubwo wiyita umuyuda ukiringira amategeko ukirata Imana. Urumva ko uyu muntu ntabwo ari umupagani, uyu muntu yirata amategeko y'Imana ko ayazi, yirata ko azi Imana, ariko ukamenya ibyo ishaka, ukarobanura iby'ingenzi kuko wigishijwe iby'amategeko, ukizigira yuko uri umurandasi w'impumyi n'umucyo w'abari mu mwijima, n'umubwiriza w'abanyabwenge buke, n'umwigisha w'abana, kuko mu mategeko ufite icyitegererezo cy'ukuri n'ubwenge kibonerwa muri yo. Uyu muntu urumva ko arajijutse mu by'Imana, arabizi neza. Mbese wigisha abandi ntiwiyigisha? Kuhana kwiba nawe ukiba, kuvuga ngo ntugasambane nawe usambana, ko wanga ibishushanyo bisengwa nawe ukanduza urusengero, ko wirata amategeko nawe ugayisha Imana kuyacumura. Izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu nk'uko byanditswe. Ni koko gukebwa kugira icyo kumara iyo witondeye amategeko, ariko nucumura amategeko gukebwa kwawe kuba guhindutse kudakebwa. Iri jambo gukebwa mu gihe cya kera wari umuhango w'Abisirayeli wagaragazaga kubyarwa ubwa kabiri cyangwa se itandukaniro ry'umukristo n'umupagani. Ibyo wabisanga kwa Aburahamu, wari umuco wa bene Aburahamu ubatandukanya n'abapagani. Muri iki gihe cyacu mu isezerano rishya kuva mu gihe cya Yesu, niwe watangije umuhango usimbura gukebwa, ibyo bita kubatizwa, kujya muri Yorodani ukajya mu mazi menshi, ukibizwa, ukaba werekanye ikimenyetso kivuga ngo upfuye kuri kamere yawe wari usanganwe, uzukiye ubugingo bushya bwo kubaho nk'uko Yesu ashaka. Noneho ubwo uramutse ubaye umuntu witwa kuri umukristo, ukirata amategeko, ukayigisha iby'Imana ukabivuga, mbese ukaba umunyedini ugaragara, ariko mu mico yawe ngo ukagayisha Imana gucumura kuri ayo mategeko, ukagayisha Imana kwiba, ugakora ibintu bitari byiza,
aho kugira ngo uheshe Imana icyubahiro ngo ahubwo birahindukira wowe ubwawe ukagayisha Imana, izina ry'Imana rigatukwa mu bapagani binyuriye kuri abo bantu bitirirwa Imana. Rero kubera ko ari ngombwa ngo abantu b'Imana bajijuke bamenye ko kwitwa umukristo ntacyo bimaze, ibifite akamaro ni uko umuntu wese ahinduka ukaba umukristo nyakuri. Turakomeza turebera hamwe uburyo ari byiza kumenya neza ibiranga abari mu nzira ngari kugira ngo ubyirinde bitazakubaho. Nanone umenye ibiranga abari mu nzira ifunganye ubigenderemo. Reka dusome iki gitabo cy'ubutumwa ku basore, mu Kinyarwanda ni paje y'111, ni ingingo ivuga ngo kugera ikirenge mu cy'ab'isi. Ubwo bashakaga kwerekana iyo abantu babaye abanyedini gusa ariko atari abakristo nyakuri ibyo bajya bakora. Rero reka turebere hamwe ibyo umuntu yakora maze akaba abariwe mu nzira ngari. Undi nawe turongera turebere hamwe ibyo umuntu yakora akaba abariwe mu nzira ifunganye. Reka duhere ku nzira ngari. Baratubwiye ngo mu nzira ngari hari ibi bimenyetso biranga abari mu nzira ngari. Mu nzira ngari abantu bose baba bihugiyeho. Iyo abantu bari mu nzira ngari, icya mbere kibaranga bihugiraho. Cya kabiri baba bahugiye ku myambaro yabo n'ibibanezeza biri mu nzira. Mu buzima bakunda kwibera mu bintu binezeza byo muri ubu buzima. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu bakunda barasayisha uko bishakiye mu bwibone no kwidamararira. Usanga mu buzima mu kurya barashayisha, mu kunywa barashayisha, mu kwambara barashayisha, mu bintu byose ngo barashayisha, mbese barenza urugero kandi bagakunda kuba abantu bafite ubwibone. Noneho ikindi kibaranga aba bantu, ntibatekereza ku kurimbuka kutazabura kubaho ku iherezo ry'inzira barimo. Aba bantu ntabwo bajya batekereza ku iherezo ry'inzira ritazabura kubaho, iherezo ry'ubu buzima. Ntibakunda kwibaza ngo bavuge batari ko tutazahoraho, ko tuzapfa, ese ku maherezo tuzaba tumeze dute. Kutita ku iherezo ryawe, kudatekereza ko uzapfa, kutibaza ku nkuru uzasiga imusozi ngo wibaze utari ku bundi nimfa nzasiga ayahe mateka. Niba uri umubyeyi wibaze inkuru zawe abana bawe zizabahesha ishema cyangwa zizabatera ipfunwe, zibatera ikimwaro. Ese umuryango usize kugeza ku buzukuruza inkuru yawe izaba iteye ite? Kutibaza kuri ibi bintu ngo ni ikimenyetso cy'ubwenge buke. Kutibaza utari ku bundi ko hirya yo gupfa hazaboneka no kuzuka, nzazukira mu wuhe mugabane. Ibi nabyo ni ubwenge buke, kuko biranditswe muri Daniyeli 12 uhereye ku murongo wa mbere gukomeza. Haratubwira hati abantu bawe bazaba barasinziriye mu gitaka. Bamwe bazazuka, bazukira ubugingo buhoraho, abandi bazazukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa by'iteka ryose. Rero kubaho utibaza ngo nzazuka mu wuhe muzuko, nzazukira ubugingo buhoraho, mbese nzazukira kurimbuka, ngo maze utangire ubyiteho hakiri kare, kuko umuntu wese azahembwa ibikwiranye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri. Ngaho reka dusome ijambo riboneka mu Gutegeka 32 umurongo wa 28. Haratubwira Imana iri kugaya ubwoko bw'Abisirayeli kubera kutita ku maherezo, aribyo natwe dusabwa kwitaho cyane ngo tutazagawa, kuko dusanze abari mu nzira ngari mu bimenyetso bibaranga harimo no kutita ku maherezo yabo. Hano rero haratubwiye ngo ubwo ni ubwoko butabasha kwigira inama, butarimo ubwenge na buke. Iyo baba abanyabwenge bari kumenya ibi, baba baritaye ku iherezo ry'ingeso zabo. Iyo abantu baba abanyabwenge bari kwita ku iherezo ry'ingeso zabo. Ubwo ni ubwoko butabasha kwigira inama, butarimo ubwenge na buke. Iyo baba abanyabwenge baba baramenye ibi, baba baritaye ku iherezo ry'ingeso zabo. Iyo umuntu ari umunyabwenge, iyo umuntu abarirwa mu bantu bazi ubwenge, uretse no mu by'umwuka no mu by'umubiri, umuntu ajya gukurikira akibaza amaherezo yacyo. Kibazo ati ko ntangiye urugendo, ndasohora iyo njya ryari, amasaha mfite imbere muri uru rugendo angana iki, urugendo rwo rureshya ruti. Ukibaza amaherezo y'urwo rugendo.
n'ibindi byose n'indi mishinga. Umunyabwenge akunda gutangira umushinga ariko yarebye n'aho uzamugeza. Rero kubaho muri ubu buzima utibaza amaherezo yawe ngo ni ikimenyetso cy'uko umuntu atagira ubwenge. Rero muri iyi nzira ngari ijyana abantu kurimbuka, ngo abantu benshi babayeho ngo ariko badakunda kwibaza ku maherezo y'ibyo bakora. Barasambana ntibibaza amaherezo y'ubusambanyi bwabo, bariba ntibibaza amaherezo yo kwiba, bararwana ntibibaza amaherezo yo kurwana, barambura ntibibaza amaherezo yo kwambura. Mbese babaho bafite imico mibi ariko ntibakunda kwibaza amaherezo y'iyo mico mibi icyo bizabagezaho. Rero ni ubwenge buke, kandi ngo ni ikimenyetso cy'uko uri mu nzira ngari nubwo waba ubarirwa mu idini runaka. Noneho ikindi kibaranga, nyamara barushaho kugenda begereza, ntibibaza ku iherezo ry'inzira zabo. Buri munsi bararushaho kwegera kurimbuka kwabo, nyamara ntibibabuza kugendana ingoga bihuta cyane. Ntibibaza ku maherezo y'inzira yabo. Icya kabiri, baragendana ingoga bihuta cyane mu byo barimo. Ngo bakajije umurego wo kwiba, bakajije umurego wo kwambura, bakajije umurego w'ubusambanyi, barasinda mu kwangana, ishyari, kwifuza nabi, kwibwira nabi, gusebya abandi. Ngo bakomeje umurego wo kubikora batibaza ngo amaherezo y'ibi bintu ni ayahe. Gusa babona bajya gusenga, abatarina ku isabato barakomeza, abandi bayobeye mu zindi nzira barakomeza. Ariko kuba uri mu nzira y'ukuri utari uw'ukuri ntacyo bimaze. Kuba warayobye uyobejwe n'abandi ntacyo bizagukiza mu rubanza rw'Imana. Ntawe uzishingikiriza ku wundi, kuko buri wese aziyikorera umutwaro we. Ngaho reka dukomeze hati, nyamara ntibibabuza kugenda bihutana ingoga cyane. Mbega uburyo nabonye ibi bikantera ubwoba. Nabonye abantu benshi banyuraga muri iyi nzira ngari, ariko bari bariyanditseho ngo, nabonye abantu benshi banyuraga muri iyi nzira ngari ariko bari bariyanditseho ngo uwapfuye ku by'isi iherezo rya byose riri bugufi, namwe nimwitegure. Ntabwo ari Imana yabibanditseho, ahubwo nibo babyiyanditseho. Ubu ni ubukristo bw'ubuhimbano, ni ugukiranuka umuntu yihangiye. Maze ngo basaga rwose n'abandi b'impezamajyo bari babakikije. Uretse igicucu cy'umubabaro nabonaga mu maso habo, ibiganiro byabo byari kimwe n'iby'abandi badamaraye kandi batatekerezaga babakikije. Imyifatire yabo, imiganirire yabo, ibikorwa byabo, basaga n'abandi b'impezamajyo babatinde mu by'umwuka, batagiraga icyo batekereza, bari babakikije. Ariko rimwe na rimwe batungaga agatoki ku nyuguti zo ku myenda yabo, banyuzwe rwose, bararikira n'abandi kugira bene izo nyuguti nabo ku myenda yabo. Bari bari mu nzira ngari, nyamara bavugaga ko babarizwa mu itsinda ry'abari mu nzira ifunganye. Abantu nabo bari bazi yuko bari mu nzira ifunganye. Iyo babaga bajya gusenga aho bari, nabo baravuga ati turi abakristo. Ibyo nibyo biriho kuri ubu. Umuntu aravuga ati ndi umukristo, narabatijwe. Abakuru b'abasaza baravuga ati twabatijwe kera ku bwa Bwanamunyeri. Ubwo aho ni nko mu Rwanda, muri Afurika hagiye hakorera abamisiyoneri b'abazungu. Ahandi umuntu wenda no mu rubyiruko aravuga ati ngenda umukristo, narabatijwe, mfite amazina abiri, mfite ifishi mu idini, nanditswe mu gitabo cy'itorero. Kumva afite amazina abiri, kuba yanditswe mu gitabo cy'idini runaka, kuba yarabatijwe, ibyo bikamuhumuriza akavuga ati ngenda umukristo. Noneho hano turasomye ngo aba bantu bajya bihumuriza ngo bakavuga ngo natwe tubarirwa mu nzira ifunganye. Ariko sibyo. Abari babakikije bashoboraga kuvuga bati ntabwo mutandukanye natwe. Aba ni abapagani babazengurutse aho utuye, maze nabo bakakureba uko urya uko unywa. Muri kabari muhuriramo nawe uri kunywa, babona nawe utongana, babona nawe uhagaze ku gasozi uri gutukana, uri umubyeyi bakumva uhamagara abana uri kubatuka, mu bambura nawe urimo, mu basebya abandi nawe urimo, mu birirwa banenga banegura urimo. Noneho iyo bakurikiranye amakuru yawe nuko wifata mu mudugudu wawe, mu murenge wawe, iyo barebye uko wifata mu bavandimwe n'abaturanyi, uko wifashe mu bo musengana, nabo barakwitegereza bakavuga bati uyu we rwose ntihaba kujyayo, ntabwo atandukanye natwe. Ngo bakavuga bati aba bo ntibatandukanye natwe, twese turi kimwe, twambara kimwe, tuvuga kimwe kandi dukora kimwe. Noneho aba bantu n'abapagani ubwabo babazengurutse
bajya babareba bakabagaya bakavuga bati bariya bo ntacyo baturusha, turya bimwe. Ubwo barabareba bakabona muri kabari nawe bakubonayo, bakareba bakabona muri za mode z'imyambaro nawe urimo, mu bambara imyenda idakwiriye itemewe na Bibiliya nawe urimo, abakobwa bambara impenure nawe urimo, ababyeyi bambara imyambaro itikwije batambaye nk'ababyeyi nawe urimo, mu bavuga amagambo y'urukozasoni nawe urimo, mu bambura, mbese mu bakora ibintu bibi bitishimiwe n'Imana n'abantu bakabona nawe urimo. Rero iyo bimeze bityo ngo baravuga bati uyu we rwose ntihaba kujyayo, ntacyo aturusha, tumeze kimwe. Abo bantu neretswe ko bagera ikirenge mu cy'ab'isi. Byakorwaga na bamwe mu bavugaga ko bubahiriza isabato, yewe no mu basenga ku isabato, bazi isabato, bazi itegeko rya 7, bazi amategeko 10, nabo harimo igice kimwe cy'abari mu nzira ngari. Aba bantu aravuze ati babeshyera ibyo bahamya ko bizera, batekereza ko batandukanye n'isi, ariko mu myambarire, mu biganiro ndetse no mu bikorwa bajya gusa rwose n'ab'isi, ku buryo nta tandukaniro riri hagati yabo. Ubarebye mu bikorwa, ubarebye mu myambarire, ubarebye mu myifatire, ngo basa rwose n'abandi babazengurutse batagira icyo bitaho. Nababonye barimbisha imibiri yabo ipfa. Abo bantu barangwa no kurimbisha imibiri, ugasanga bitwa abakristo ariko bafite imitako, imisatsi baraboshye, inzara barasize, iminwa, ngo ni abantu barimbisha imibiri birenze urugero. Ngo iyo mibiri yabo, imibiri ipfa, ishobora igihe icyo ari cyo cyose gukorwaho n'urutoke rw'Imana, maze bakaryamishwa ku kariri k'agahinda gasaze. Iyo mibiri barimbisha ni imibiri irwara, ni imibiri ipfa, aho umuntu ashobora kurwara akaremba, akaryama ku gitanda cy'agahinda gasaze. Ubwo bagaragazaga guhinduka kwabo kwa nyuma, agahinda n'ubwoba babaga batewe n'urupfu byashegeshe impagarike yabo, maze bakabaza bati mbese niteguye gupfa, niteguye guhagarara imbere y'Imana mu rubanza no kunyura imbere y'ahazagaragarizwa byose. Bakibaza bati se ubu ndapfuye, uko urupfu uwo ruri kugera amajanja wese aba afite ubwoba, kwa kwitaka ku mubiri, kwirimbisha biba byahagaze, ibyo kurya ntibiba bikimuteye apeti, maze ngo icyo gihe ko ari abantu bigeze bamenya Imana, ngo batangira kugira ubwoba, bakibuka urubanza rw'Imana, bakavuga bati ese ko mpfuye ubu nzahagarara imbere y'Imana. Ibi rero ni amatakirangoyi, ariko ntabwo aba ari ukwihana. Ngo uramutse nubabaza uko bumva ibyo kurimbisha imibiri yabo, kandi niba hari ibyo basobanukiwe byerekeranye no kwitegura kuzahagarara imbere y'Imana, icyo ari cyo bazakubwira ko iyaba ari byashobokaga ko basubiza ubuzima inyuma, ngo bakongera kubaho imibereho banyuzemo mu gihe cyashize, ngo noneho bakosora imibereho yabo, bari kwirinda ubupfapfa bw'isi, bakwirinda ubwirasi n'ubwibone byayo, bityo ngo bakaba barimbisha imibiri yabo noneho imyambaro iciriritse, kandi bakabera urugero ababakikije bose, ngo bakabaho imibereho noneho yahesha Imana icyubahiro. Icyo gihe iyo bamaze kugera mu mwanya wa nyuma, bari gutera agatima ka nyuma, buri wese amaze kwiheba abona ko agiye gupfa, ngo niho batangira kwicuza bavuga bati yo, wagira ngo ubuzima busubire inyuma nongere mbeho imyaka nk'iyo maze ku isi, noneho sinakongera kwirata, sinakongera kurimbisha umubiri birenze urugero, nakwambara imyenda iciriritse, naharanira gutanga urugero rwiza. Ariko se ibi ni kimwe n'aya magambo bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo iyo menye yari ijambo, ariko nuko yaje mpitagihe. Rero uku kwicuza ntabwo ari ukwihana, ahubwo ni amatakirangoyi, ni ubwoba n'umubabaro n'agahinda ko kwicuza ko umuntu yatakaje igihe cy'imfabusa kandi atenda kuzagaruza. Rero reka noneho turebere hamwe abari mu nzira ifunganye se bo barangwa n'iki. Ubwo abari mu nzira ngari tubonye ibibaranga, reka turebe abari mu nzira ifunganye bo barangwa n'iki. Yesu yavuze ati abavuga ngo mwami mwami ntabwo ari bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ngaho reka dusome kuri ya paji y'111 ya cya gitabo cy'ubutumwa ku basore n'ubundi, ahatubwira ibimenyetso biranga abari mu nzira ifunganye. Abagendera mu nzira ifunganye bagenda bavuga iby'ibyishimo n'umunezero bazagira ku iherezo ry'urugendo rwabo.
abantu bari mu nzira ifunganye, ikibaranga mu buzima bwabo, mu mibereho yabo, ngo bakunda kugenda baganira ibigendanye n'ibyishimo n'umunezero bazagira nibagera ku iherezo ry'urugendo rwabo. Iki ni ikimenyetso cya mbere kibaranga. Akenshi baba bafite umubabaro ugaragara mu maso habo, nyamara kandi baba bagaragaza n'imirasire y'ibyishimo bizira inenge. Baba bababaye nabo kuko nabo bari mu isi y'ibibazo, bararwara, bararwaza, barapfa, barapfusha, baranyagwa, nabo babura akazi nk'abandi, ariko ngo yabonye bababaye, ariko ngo akabona bongera kugira ibintu by'ibyishimo n'umunezero uzira inenge mu maso yabo. Bigaragara ko habaga hari umwuka w'Imana ubafasha, nubwo bahura n'ibibabaje ariko ntibagwe mu bwihebe, ntibihebe, ntibikuraho amaboko ngo bavuge ngo tuzapfa. Bakavuga ati turashonje, turakennye, twambaye ubusa, ariko Imana irahari. Maze iryo humure ngo niryo yabonye ryongera kugaragaza ibyishimo n'umunezero mu maso habo, ngo hari umunezero n'ibyishimo bizira inenge. Ibi ni ibijya bigaragaza abari mu nzira ifunganye. Mu gihe abari mu nzira ngari bo twasanze bihugiyeho, bahugiye no mu binezeza. Noneho ngo icya gatatu, ntabwo bambara nk'itsinda ry'abari mu nzira ngari. Imyambarire y'aba bantu bari mu nzira ifunganye ntabwo bambara nka ba bandi bo mu nzira ngari. Abo mu nzira ngari twasanze bahugiye ku myenda yabo, ari abantu binezeza, bitaka imibiri, usanga bihugiyeho, bahugiye mu myambarire, bambara nabi, maze ngo bakarimbisha imibiri yabo izapfa. Ariko aba ngaba bo turasomye ngo ikimenyetso kizabaranga mu myambarire yabo, ntabwo bambara nka rya tsinda ry'abari mu nzira ngari. Uvuga ngo bo iyo bajya kwambara, bambara neza bakurikije amategeko y'Imana. Ubwo ni ukuvuga ngo bafite amategeko abagenga. Iyo bagiye kurya, iyo bagiye kunywa, iyo bagiye kwambara, hari amategeko bagenderaho abafasha kugira umurongo mwiza ngenderwaho mu myambarire. Noneho bigatuma batambara nka ba bandi bo muri rya tsinda ry'inzira ngari, kuko abo mu nzira ngari bo ntabwo bagira amategeko, ntibayubahiriza, ahubwo twasomye mu Baroma ngo birata amategeko ariko bakagayisha Imana kuyacumuraho. Noneho ntabwo bajya bambara nk'abari mu nzira ngari, cyangwa ngo bavuge nkabo. No mu mivugire yabo ntabwo bavuga nkabo. Hari abantu benshi bitwa abakristo, ariko imivugire yabo ikaba ari urukozasoni, kuko byanditswe mu Baroma, byanditswe muri Yakobo ngo ijambo ryanyu rijye riba yego yego na oya oya, ibirenze ibyo biba biturutse ku mubi. Ntabwo twemererwa kurahira, ariko abakristo benshi, abakristo gito, abari mu nzira ngari, ntabwo batinya kurahira ubusabusa, buri kanya akantu kose bakarahira Imana mu binyoma. Icyo ni ikimenyetso cy'uko abantu bari mu nzira ngari. Mu gitabo cya Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10 haratubwira ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Kuko wavuze ati ntugasambane, ni nawe wavuze ati ntukice, nuko rero ntuzasambana ariko ukica ubucumuye amategeko yose. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo, kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza, nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Rero igihe cyose uvuga yuko uri umuntu w'Imana ariko ntiwite ku mategeko y'Imana, ukagenda ukavuga uko wishakiye, ukarahira, ukagenda ugasanga ntugira amategeko akubuza ibyo ushaka kuvuga n'ibyo uvuga, ibyo ushaka kurahira n'ibyo urahira, uba wakosheje. Mu gice cya 5 umurongo wa 12 Yakobo haratubwira ngo ariko bene data, ikiruta byose ntimukarahire, naho ryaba ijuru cyangwa isi cyangwa n'indi ndahiro yose, ahubwo ijambo ryanyu ribe yeye oya oya, kugira ngo mudakirirwaho iteka. Noneho muri Matayo ho baravuze bati ibirenze ibyo bizaba biturutse ku mubi. Noneho ijambo twari turi gusobanura ni ijambo rivuze ngo aba bantu ntabwo mu biganiro byabo bameze nk'abari mu nzira ngari. Ikimenyetso cy'abari mu nzira ngari, iyo baganira nta mupaka, gusebya abandi birihuta, kurahira birihuta. Noneho rya tegeko rya 3 ritubwiye ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe,
kugira ngo Uwiteka atazakubara, kuko Uwiteka atazakubara nk'utacumuye uvugira ubusa izina rye. Noneho ugasanga abantu bitwa abakristo ariko nta mu mwanya uwo ari wo wose ibyo bavuga byaba ukuri bitaba ukuri, ni uguhora barahira iryo zina barisubiramo kenshi barirahira ibinyoma, ni icyaha, ni ukwica itegeko. Kandi turasomye muri Yakobo ngo uwubaha amategeko ariko agasitara kuri rimwe yose azaba yayacumuye. Turasomye ngo mujye muvuga ngo yego, mwongere muvuge ngo ya, nibyo byiza bikwiriye abakristo. Ntimukarahire indahiro iyo ari yo yose, yaba ijuru yaba isi yaba ibirimo, ntihakagire indahiro. Mujya mukunda kurahira, kuko kurahira guhora urahira izina ry'Imana birimo kuyubahukwa, no kurahira ibindi, yewe n'umusatsi wawe ntiwemererwa kuwurahira kuko ntabwo ari we wawushyizeho. Rero iki kimenyetso cyo guhora abantu barahira buri kanya ni ikimenyetso cyerekana ko burya bari mu nzira ngari. Aba bari mu nzira ifunganye rero bo ngo no mu miganirire yabo ntabwo bameze nk'abo, ubwo bo baganira bakurikije amategeko y'Imana bakayubahiriza. Noneho bati nta nubwo bakora nk'abo, yewe no mu mikorere yabo ntibakora nk'abo bandi. Ni ukuvuga ngo iyo bagiye gukora bareba ko ibyo bagiye gukora byemewe n'Imana, ibitemewe n'Imana bakabireka, ibyemewe n'Imana bakabikora. Ibi ni ibimenyetso biranga abari mu nzira ifunganye. Ntibakora nk'abo, ntibavuga nk'abo, ntibambara nk'abo. Noneho kandi bafite icyitegererezo bahawe, ntabwo bapfa gukora uko babonye, bafite icyitegererezo bakora bakurikije. Ni umunyamibabaro wamenyereye intimba, niwe wabaciriye iyo nzira kandi niwe ubwe wayinyuzemo. Iyo bari gukora, iyo bavuga, ntabwo bapfa gukora ibintu uko bashaka, ahubwo bafite icyitegererezo. Ni wa munyamibabaro wamenyereye intimba, uwo ni Yesu. Byanditswe muri Yesaya 50, aho batubwira ko yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Rero uyu munyamibabaro wamenyereye intimba niwe bagenda bakurikiza bigana. Noneho ntabwo abantu b'Imana ari abantu bapfa kuhubuka mu mivugire, mu mirire, mu minywere, mu myambarire, ahubwo ngo baba ari abantu bakora ibintu bakurikije uko ijambo ry'Imana ritegeka. Reka turebe, aba bantu b'Imana bafite icyitegererezo bahawe, umunyamibabaro wamenyereye intimba. Noneho iyo nzira yayinyuzemo amahoro, ngo nabo bajya bayinyuranamo ubutwari, bityo nabo bashobora kuyinyuramo batyo bakagera ikirenge mu cye. Aba bantu b'Imana bari mu nzira ifunganye bajya bagenda bafite ubutwari n'umunezero, bigana shebuja wayinyuzemo mbere yabo. Rero bigatuma igihe cyose bagenda muri iyi nzira bayigendanamo ubutwari n'umunezero, bigana wayinyuzemo mbere, ari we wababereye icyitegererezo. Ikindi kibaranga, paje y'112 haratubwiye ngo nabonye ko amagambo, imyambarire n'ibikorwa bikwiriye kuvugira Imana. Nibiba bityo, imbaraga yera ihindura izahabwa abantu bose, kandi abantu bose bazamenya ko abo bantu babanye na Yesu. Iyo abantu babaye abantu b'Imana, bikagaragarira mu byo bavuga, bikagaragarira mu byo bakora, bikagaragarira mu myambarire, noneho icyo gihe n'abandi bantu bababonye nibo batangira ubuhamya bakavuga bati burya aba bantu babana na Yesu. Bityo imbaraga ihindura izahabwa abantu bose babyinjiyemo bizabahindura, n'ababegereye bakabareba bizabafasha. Niba kandi abantu bose bazamenya ko aba bantu babanye na Yesu. Niba abantu bahindutse mu mikorere, mu myambarire, mu mivugire, ibintu byose bikaba bigaragaza icyitegererezo cyiza, noneho baratubwiye bati abo bantu bizagaragara yuko babana na Yesu. Umuturanyi wawe azabimenya, uwo mukorana mu kazi azabimenya, umuvandimwe azabimenya. Nuko nibanakwanga, nibanagutuka, bazaguhora nk'ibyo bahoye Yesu. Baramubwiye bati kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye, ariko kubwo kwigereranya nicyo tukuziza. Nawe bazaguhore yuko ufite ingeso zibaciraho iteka, ariko bataguhora yuko nawe ukora ibibi nk'abandi kandi witirirwa Imana. Rero ibizaranga abari mu nzira ifunganye, amagambo yabo, ibikorwa byabo, imyambarire yabo, bizatuma abantu babareba bavuge ngo aba bantu babana na Yesu. Noneho abatizera bazabona ko ukuri duhamya gufite imbaraga ihindura, kandi ko kwizera ko Kristo agiye kugaruka
bigira icyo bihindura ku mico y'umugabo cyangwa umugore. Niba icyifuzo cyose cy'uko hari impinduka batera ku bandi gishyigikira ukuri, ni mutyo icyo cyifuzo bakigaragaze, bityo bigane Kristo we cyitegererezo cyacu wicishaga bugufi. Noneho abari mu nzira ngari n'abari mu nzira ifunganye n'abandi bantu bamenya kubatandukanya, kuko turasomye ngo abari mu nzira ngari abo hanze cyangwa se abapagani iyo babarebye ngo bajya bavuga ngo aba bo turasa, turya kimwe, twambara kimwe, dukora bimwe, nta tandukaniro. Maze bigatuma mu myifatire, mu mico yabo nta kimenyetso abapagani bababonaho kibatandukanije. Ariko abari mu nzira ifunganye bo turasomye ngo iyo ababareba bo babatangira ubuhamya bakavuga bati aba bantu burya babana na Yesu, kandi n'ibyo bavuga bifite imbaraga ihindura abagabo n'abagore. Kwizera ibyo kugaruka kwa Kristo burya bifite icyo bihindura mu mitima y'abantu. Rero ubwo buhamya ntabwo ari twe tubwivugaho, ngo ahubwo abatuzengurutse bazajya babireba babihamye. Mu gihe abo mu nzira ngari bo twasomye ngo nibo bagenda biyandikaho inyuguti zivuga ngo twapfuye ku by'isi, turi kwitegura Yesu ari bugufi, ngaho namwe mugenze mutyo. Ibyo ni ibintu by'imihango, ni ibintu byo guhimbahimba, ariko abantu b'Imana bo bakwiriye kugira imico myiza ku buryo n'ababazengurutse babatangira ubuhamya. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarahabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza